Muraho neza, nongeye kubakira kuri YouTube channel yanjye. Nkuko menyereye rero dukunda gukora ibintu byo mu gikoni. Uyu munsi dufite umutumirwa nkuko mubona aha ngaha, araza kutwibwira anatubwira icyo agiye kudukorera. Ni karibu. Mwiriwe neza, ibisanzwe tugiye kongera dufatanye guteka. Uyu munsi ntawe turi bukore ibijyanye n'igikoni, turakora ibijyanye n'ibyo mu ifuru. Turibanda kuri keke. Ibikoresho tugiye gukoresha murabibona hano. Ibyo dufite amagi, dufite isukari, dufite sucre vanilla, tukagira amata, tukagira kensafi mandazi ariyo bita baking powder cyangwa se chopa mandazi, tukagira breba, tukagira n'ifarini. Rero tugiye gutangira tubere kimwe keke bayitunganya neza ikaza imeze neza. Amagi urabanza ukayakubita. Turakoresha amagi 6. Gukurikizaho tugiye kubivanga byose bikurikiranye kandi ku murongo. Tubanjemo amagi, turakurikizamo breba. Breba turakoresha ingana gute? Breba turakoresha kirobo. Okay. Kirobo turi gukoresha maze gushyiramo ibiyiko, turagereranya dukore bubyibura nk'ibirobo. Turashyiramo n'isukari. Isukari ngiki kiyiko. Isukari irushe 3. Gukurikizaho sucre vanilla. Sucre vanilla idufasha kongera teste ya keke yacu. Teste gusa? Teste kuko ni nkari isukari nayo ubwayo. Ariko afite teste irusha isukari. Shyiramo dukubite amagi yacu, tuyakubite na breba byivange. Iyo twamenye dukurikizaho ibindi. Biranoze? Ubu biranoze. Dushyiramo chopa mandazi ibiyiko nka 3. Kongera tuvange. Tugiye kongera tuvange. Tugiye gukurikizamo ifarini. Kuki ubanza kwiyungurura? Kuyungurura ni ukugira ngo turebe ko nta myanda yari irimo, ikaba yadufasha kuba ifarini yari yibitse ahantu hakonje cyangwa se yaragiyemo n'ibindi bintu bimeze yaranafatanye. Amabuye ashobora kuba yarafatanye cyangwa se yarivanzemo ibindi bintu by'amabuye by'imyanda bitameze neza. Ubu nta mata turashyiramo, nta farini turashyiramo. Twavanze breba, tuvanga amagi n'umusemburo.
na sucre vanille. Sucre vanille tugiye kuba twashyiramo ifarini, nituyikubita na ifarini ikanoga iraduha ikigero cy'amata turubuze gushyiramo uko yaba angana. Tugiye kongeramo indi breda, ikindi gikombe cy'ikiyiko kimwe cya breda. Kubera iki? Uko ugenda upima uvanga hari ibindi bintu bitewe na quantité wagiye ushyiramo, ugenda ureba igipondo cyawe uko uburyo kimeze, kikaba cyaguha kuba wagira ibindi bintu wongeraho kugira ngo ipati izamera neza kurushaho yoroshye. Breda ituma pate yoroha? Ipati yoroha, ikindi yongera taste ya cake. Ipate yacu uko muyibona ubu nta mata turashyiramo. Ura nubwo nta mata turashyiramo ariko gutya ubwayo ushobora kwishyira mu ifu ikaba yavamo keke. Ariko mu cyimbo cyo kugira ngo ibe yuzuye uko byakagenze kuba ipati ibisabwa byose bya keke, tugiye kongeramo amata yacu dufite hano. Kanze fata gasizo hariya. Ntabwo bisaba amata menshi. Ntabwo bisaba amata menshi, ugenda ushyiramo ukareba uko ipati yawe aho igeze, ntabwo uhita urundiramo amata yose icyarimwe. Kuko ushobora gushyiramo menshi ipate ikoro ikaba nk'iya crepe, kandi ntabwo tugiye gukora crepe. Ibisaba kuba ikomeyemo gakeya kurusha iya keke ya crepe. Ntabwo ushobora gushyiramo amata se ukongeramo ifarini? Ifarini biba byiza iyo utayongeyemo ukomezanyije iyo watangiranye. Okay. Nizere ko ari kubafasha. Umutumirwa wacu ari bigisha uburyo ki mukora keke namwe mugasigara muzikora mu rugo iwanyu. Ipati yacu ntabwo iragera ku kigero cyo koroha cyayo ku buryo yavamo keke yoroshye idakomeye cyane. Hari keke ziba zikomeye, izindi ugasanga zoroshye, burya biterwa n'ipati uburyo ki byose bituruka kuri forume y'ipati. Iyo pati wayiteguye neza na keke iza imeze neza. Mu kuboko bubyumva? Ubyumvira mu kuboko uko ipati yawe imeze. Ubyumva. Iracyakomeye? Iracyakomeye muri resitora. Aho ikubite imboga neza, ndabona numva ikintu kiburamo ko ikintu cyakongerwamo. Icyo bigereye byose byagezemo, icyo cyaba kiburamo ni ukuyumva ko ikomeye cyangwa yoroshye. Ko yageze kuri cya kigero cyo kuba ari iya keke, atari iy'amandazi, atari iya benye cyangwa ikaba ari iya crepe. Formule yabyo ni imwe ariko hari aho bigenda bitandukanira. Bigenda bitandukanira he? Iya crepe iba isa nkaho yoroshye. Iya benye yo nayo ishaka kumera nk'iya keke ariko ifashemo gake. Uburyo ushobora kuyikandira mu kuboko ikavamo. Ipati yacu iracyakomeye, mugatonda n'andi mata make.
ntabwo yari ya keke neza. Agera ku kigero cyo kuba wayishyira muri mure ikavamo keke. Irasa neza. Irasa neza. Kuki ubu ngubu ushobora kumva ko isukari irimo ihagije. Wabyumvishwa n'iki? Ukozaho akantu gatoya kumva ukabyumva. Nta kipati yagutwara, birinda kugira ute kwimira ushyiramo nyinshi gakeya, ntacyo yagutwara. Ubu kipati yacu iraryohereye, imeze neza. Ipati yacu murabona ko yavuyemo iya keke. Ni gutya igomba kuba imeze. Igomba kuba imeze gutya. Iranoze. Ikibu yanoze. Uyumva kuko ipati ya keke akenshi ikintu ukorejemo ntabwo ifataho, bigomba kuba ivaho. Icyo kintu kikwereka ko nunayishyira mu ntuza muri mure, mu iforome yayo uribuze byibuze idafatamo. Mbonye ko bisaba bureba nyinshi. Bisaba bureba, keke ni bureba. Nzi ko keke ari ifarini. Bureba yo nta kibazo, nta n'icyagutwara, ntabwo ari nk'amavuta asanzwe. Kuko nk'uko bureba wanayisiga ku mugati, kwijya muri keke ari nyinshi nta cyagutwara. Ubu tugiye gucana ifuru yacu ibishyuha, mu gihe tugiye gushyira pate yacu muri mure cyangwa se forume ya keke. Ifuru yacu tukaba turayicana. Turacana hasi no hejuru. Turacana hasi no hejuru, ariko ukirinda gushyiramo umuriro mwinshi, turagabanya. Gabanya. Kongera. No hasi uragabanya. No hasi turagabanya. Ifuru uyicana mbere yo gushyiramo. Uyicana mbere ikabishyuhamo, ariko ntutinde, ntushyiremo amaze gushyuha cyane, kugira ngo nushyiramo ya pate yawe ibashe kujyana no gutanyana n'ifuru ishyushye. Okay. Ubu tugiye turakomore zacu twashyiramo ikintu kidufasha, n'ubu turacyifashisha bureba yacu, kuba twasigamo bureba yoroshye. Tugiye gushyiramo bureba kugira ngo mu kuzivanamo bize kutworohera. Uje cyane renga ibyimbye iterenga akamuri kajya hejuru. Bisaba gusigaza no kuza no kuba mu gihe yabyimbye yakisanzura. Ihera iminota ingahe keke? Keke iminota 30 ibihiye. Ipate yacu yoroshye. Ugomba kuba wayisuka muri mure ikamanukamo nka gutya.
ubwayo yivana mu kintu bayipondeyemo. Ni kugira ngo keke ize kugira izi nizo keke tugiye gukora. Ubu keke zacu turazirangije, tugiye kuzishyira mu ifuru. Tubuze kubereka umusaruro twavanye muri pate yacu. Okay, reka tugende. Ari nyinshi turayishyira hasi. Ishyira hejuru. Ashyira hagati. Ashyira hagati na hagati. Ibyo byiza. Ate ku ifuru hatashyira iminota 30. Kandi iyo ushyizemo ipate yawe wirinda gufungura buri kanya, iminota yawe itararangira. Kugira ngo ugiye gufungura buri kanya niko itakaza imbaraga zazo kuba yashya neza. Ubwo reka dutegereze 30 minutes. Nishira turabereka result. Keke ya mbere irabonetse. Keke ya mbere ikaba irabonetse. Ibonetse mu minota ingahe? Ntago 30 yashize. Ibonetse iminota 20. Kubera ko yari iri mu gihande cyo hejuru hari umuriro mwinshi. Kubera ko twashyiriyemo n'icyarimwe akaba ari no dufite nini. Inini iracyarimo ariko nayo igiye kuboneka mu kanya minota 10 yayibonetse. Tugiye gutestinga keke yacu. Turebe ko yahiye neza mo imbere. Tubirebe. Keke yacu urabona ko yahiye. Imeze neza. Isa neza byahatari. Ubona ko kubera ko twashyizemo breba ziri kwivanamo bitagombeye gukoresha ibintu byinshi utazivanamo. Biragaragara nta n'ikibazo niyo warekera. Zirasa neza kabisa. Zirasa neza keke zacu tugiye testinga. Turemo imbere ko ntameze. Ubona ko imbere zoroshye. Zahiye imeze neza ubu keke yacu yaribwa. Bon appétit. Merci. Wow, keke tumeze neza. Turakandika nkuko mubibona turoroshye cyane. Zirasa n'izikomeramo ku gake. Uko zigenda zihora. Zigenda zihora biruze kwegerana. Zibere neza kurusha. Okay. Kananye testinge. Tumeze neza rwose. Video rero twabateguriraga ya keke ndisira mwayibonye, process mwayibonye, ndisiye ko byabafashije. Ku bantu rero mukeneye uno muntu wadufashije yitwa Aaron, ni umutetsi wabyize, ufite event, ufite ibirori runaka, ibyo byose yagufasha. Nimero yiwe turaza kwishyira muri description.
ubundi ndabashimiye ko mwashe kubana natwe. Thank you for watching. Mukore subscribe, follow na comment, ubundi mureke tuzabane ku bindi bihe bitandukanye. Merci beaucoup, ciao ciao.